kabisa uyu munsi nabateguriye kabisa twari turi kumwe n'umu rapper kabisa w'umunyarwanda wujuje ibyangombwa kabisa ni wa wundi mukunda ukunda kujya mu bintu bya histoire kabisa aho nshuti zanjye rero mwese mukurikiye Igihembo TV nagira ngo mbabwire ko uyu munsi dufite umusuperstar Eban bamwita Dipromat uramubona yo Eban Eban dore uyu niwe kibamba w'akabari twari twanywereye uyu munsi ngira ngo muramubona yes na DJ Kaka no reka mbereke n'izindi ngingo zose twari turi kumwe kabisa ngira ngo murabibona ni aba superstar bamwita producer nde producer Mbanda bakwita Denson what Morgan yes bakwita Denson baby yes Mr. Boss kabisa kibamba muramubona ari umupapa kabisa ufite yes alright ngira ngo murabibona kabisa uyu munsi wari umunsi mwiza cyane ngira ngo twabateguriye kabisa nkuko musanzwe muzi ni umuhanzi wanyu witwa UJ umuzi cyane mu bikorwa bitandukanye turi kumwe na Eban Eban kabisa yes agato tukaba twari turi kumwe na seriveri nde bebe bahereza kandi ariko bebe yes A1 kabisa abona ariko ikiromba bahagaze ariko nanjye UJ ndakarije ibintu nakoreye Dipromat kabisa Dipromat gira icyo ubwira abantu bakurikiye Igihembo TV. Mahoro y'Imana bane namwe mwese nyine much love respect to everybody blessings. Ebana bankubitire akapera nyine nk'umuntu kabisa nka Dipro. Ntabwo ndi bukubite akapera ndabashimira cyane murakoze. Urabashimira cyane. Ayo kabisa. Nukuri kabisa murakoze cyane bamwita Uwihanganye Jean Paul cyangwa se UJ umumenye cyane kuri channel yitwa Igihembo TV mwari muri kumwe n'inshuti zanyu zakadasohoka murakoze cyane ciao